Nyakubahwa First Lady, abanyakubahwa mwese, turabashuje. Ntabwo tuganira nk'uko abatubanjije babigenje, turagerageza kubabwira inkuru tuzi mu buryo bwihuse. Kiriya kintu isego mu cyitwaga mu Cyongereza NMOG, Neutral Military Observer Group, ni ikintu cyari cyarashyiriweho ngo kuba hagati y'ingabo za FAR n'iza RPA, hagati yabo iyo habaga habaye imishyikirano twari dukunze kubona ikintu bita demilitarized zone, yabaga ari zone itarimo abasirikare. Mu by'ukuri imwe muri characteristic yakunze kuranga urugamba cyangwa struggle icyo gihe, ni bimwe mwajyaga mwumva abajene baririmba ngo twabaga ku isumuriro basaba imishyikirano. Iyo ndirimbo ngira ngo murayizi. Bijya niko za Answer Agreement zavutse, niko za Badorite zavutse, za Rusha, za Gomizo na za Menwari. Ariko kugira ngo nihute, Ambassador Gasamagera yaranje avuga ati nuko RPF iravuka. Ibya mbere aho sindi butindeho cyane, ariko kubera ukuntu yasobanuraga ukuntu mu Rwanda abantu barakandamijwe, birumvikana ko abantu hari mu Rwanda batari bafite ubwinyagamburiro, no kuvuga ngo nta organizing space bari bafite. Byaje kurangira ari uko usa naho ari mu mahanga, nubwo ari bafite ibibazo cyane, nabo bari bafite ibibazo bitoroshye, ariko nabo bari bafite organizing space, cyangwa aho umuntu yageragereza kureba uko yapanga uko abantu bazabohora igihugu cyabo. RPA yavutse nk'imyaka 3 nyuma y'uko RPF ivutse, niyo yakomotseho niko navuga. Ariko na mbere y'uko RPF ijyaho, hari abantu bakuru muri twebwe, bakuru mu nzira zitandukanye, bari baragiye mu ngabo bapanga kuzataha mu buryo bukoresheje imbaraga, kuko byaragaragara ko ibyo muri Loni bitazashoboka kandi ngo igihugu cyari cyuzuye cyane. Itariki ya mbere Ukwakira rero, abatuyoraga bari baraduteguje ariko tutazi itariki, ni ku mugoroba umwe baratubwira tugende. Bamwe muri twe basanze mu tubari, umuntu agasanga agiye kunywa akabyeri ati tugende, undi bakamusanga ari ku burinzi, undi yagiye ku kazi, barakukumba, tuba twikubise Kagitumba. Abantu bakunda kuvuga ngo yaratunguwe, ariko ngira ngo yatunguwe n'umuriro wayikubise uko wanganaga kurusha gutungurwa nuko izaterwa. Hari mu office wa FAR witwa Murengera Ntwari yabaga Gabiro, yatubwiye ko baramaze ibyumweru 2 bazi ko tugiye kubatera. Ariko Chantal yabivuze, bumvaga tutabashobora, bari inzirabwoba, ntago bari ingirabwoba. Ariko nyine umuriro ubaye umuriro hariya tariki ya mbere y'ukwa 10 muri 1990, inkuru mwese muzi mwanayibonye muri museum. Nakwencouraginga abantu cyane kujya basura iyi museum, n'uyije mu bwa mbere byaba byiza yigarutse mukanayigarukamo. So igitero kirakubita. Uwo munsi twagize casualty umwe gusa, n'umuntu yaje gupfa nyuma witwaga Karenzi, niwe casualty wenyine twagize, abandi bose baba barinjiye. Kuri uwo mugoroba General Fred Gisa Rwigema wari chairman wa RPF, wari n'umukuru w'ingabo, yaturemyemo imitwine, kintu umuntu yakwita battalions, ariko abasirikare bumva ko atari battalions ukurikije imibare ubundi ba muri battalion. Aturemyemo iyo mitwe 4, aduhaye briefing. Iya mbere yo kuvuga ngo wumva afite ubwoba n'iyisubireyo kuko haracyafunguye. Atumpa ko haracyafunguye, ufite ubwoba nasubireyo. Iya kabiri, abo bagabo mureba
bambaye uniform buriya bintu bambaye hano bifite icyo bivuze. Iyo ukibonye uri umusirikare umenya urwego ariho ukamenya n'igihugu aturukamo. Iyo briefing ntiyayitanze ariko yavanyeho inyota ze azishyirwa mu nzu aho ngaho n'abandi bazivanamo. Kuri njyewe message yari kuvuga ngo ntimukira abagandi kuko abenshi twari twavuye muri ntara yari ngo ntimukira abagandi, siko yabivuze ariko niyo message umuntu yavanamo. So iyo mitwe ine iraho briefinze abirukanse imbere bagiye bisanzwe deployments zakozwe hari imbere mu gitondo ubwo ngeze tariki 2 aduye aratera aragaruka. Ni bya bindi bita counter attack, counter attack cyangwa attack simis. Arababwira ati tugende tujye kurwana n'uri yaduye. Niko n'ubundi igisirikare kibigenza. Baragiye cyangwa turagiye, hanyuma nawe araza komanda bisanzwe ngira ngo umunsi wari wageze baramurasa. Urumva attack yari yabaye nzima ariko baramurasa. Nubwo yari yapfuye nyine akazi ko karakomeje, abenshi ntitwanahise tubimenya. Twakoze mu gitondo twakoze operations buracya turakomeza mpaka za Nyagatare na Gabiro. Chantal avuga yavuze ngo muri FAR unzira bwo bango bahoraga bibeshya yuko bazatsinda. Twe ntitwibeshyaga ko tuzatsinda, twari tuzi ko tuzatsinda. Ariko hari ibyo twibeshyemo. Cyambere bamwe muri twe tukiririya Bugande harimo n'amaraso y'ubusore, twari tuzi ko ari ugutungayo gusa. Nitwerekeza umututu hariya bazaseduka. Iyo minsi ya mbere ni kuba bigenje. Ariko rero ndagira ngo munyemerere nyako hasiredi mbabwire gatoya iyo RPA mvuga yari imeze icyo gihe. Ubwo RPA irimo abasirikare batorotse muri NRA. Iyo utoroka burya ntabwo kimwe no kwimuka. So umuntu yazinga ko afite hari abasirikare baje badafite imbunda kandi bari bazifite mu rugo cyangwa muri barracks. Umuntu yazanye minimum ishoboka iyo utoroka. Ariko tuza dufite morali nyinshi cyane. Twumva kabisa tugiye kuri baretinga urwatubyaye. Abenshi ntibari banaruzi. Twari dufite umuryango wa RPF ukomeye cyane. Of course ntwagiraga office nk'iri ya Rusororo ariko ari ukomeye pe. Twari dufite abantu mwiyo group barwanye intambara ahandi. Nubwo harabaje bava dore ko Uganda yari mu intambara, harabaje bava muri zones z'intambara. Hari n'abari barwanye imbere y'izo ngizo. Tugira abantu barwanye mu byo bita za Fronasa za Mozambique, babaye intambara za Tanzania na Idi Amin na Obote muvanaho. So twari dufite experience y'intambara. Hari ibihugu by'abagira abajenerali barinde basaza atarasasura uretse byo muri training wing. So ntabwo na hano nyirango n'inzira ngo tutazifasha ngo tuzitere byarashobokaga. So twaje dufite icyo nakwita izo mbaraga zikubiye mu murava mu experience n'uwo muryango nari mvuze. Ariko tunaza twinjira muri population mu baturage batatuzi batanadushaka. Waca ku musozi bakavugiza induru, waca mu kikombe bakavugiza induru. Ukabazi nguzi kwiruka wajya kwiruka ukabona umuturage akuri inyuma cyangwa hejuru y'umusozi. Tuzanye nko nayo mbivuze na logistics dufite ari imiti ari biryo ari ntabyo. Ari bike cyane.
tuza dusanga abantu bafite indege bifaru ni za brand atirari imwe birasakure twebwe tufite Kalashnikov nyuma twari kujya tubana mu twara PG no turasi izo ntuzi izo brand n'ibindi bintu icyo gihugu tutakizi nyine nambivuze tuza nta gihugu tutakizi ko giteye tuza duteye niko babyita igihugu gifite abafaransa babiri bazayirwa n'ibiki n'ibiki twebwe no twari kumwe twamutorotse twamwibira imbunda haza twe so muri rusange uretse no kuba nta leta burya ni leta nubwo yaba ari leta idashinga intambara nk'iteye ifata amafaranga ya social igafata ya BNR igafata ya finance igafata ya minagri igafata hari institutions zose ifata resources na infrastructure zo igashyira hamwe ukahangana n'ikintu gikomeye so ngiyo RPA yo munsi turakubise rero nkuko nari mbivuze dukubise turagurutse Gabiro Nyagatare tujya kugera nko muri mid October ahanini twari blowings ku blowing niko abasirikare bavuga bagira ngo ni nka kando ishize umuriro yo haje umuyaga kumwe imira to blowings kubera ko twarwanye nyine izo ntambara uko tubirukanse uko ntabwo nabo bajugunyaga amabuye ubwo twari dufite inkomere zitari nkeye tumaze no kuruha twapfushije n'umuyobozi so ubwo none ya morale navuze twatangiranye kaba karabaye noneho iby'amahirwe abahaje twamwitaga Fund Peace nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubu ngubu yabanje kuba Fund Peace bigeze aho aza kuba chairman High Command amaze gushyiraho iyo ntuzi iyo level ya High Command ukuntu structure inzo naza kubivugamo asanga nyine tufite uko tumeze nta logistics inkomere nta miti ariko dufite igihugu kingana umusozi asanga twarafashe n'icyemezo cyo kurwana intambara bita conventional warfare ni nka kuri ubona Iran ikubita na kwikubitwa Amerika ikubita Iran bijya bisasu ikabira hiweyinga kuvuga ati nohereze abasirikare cyangwa no kuboherezayo natwe twagatureze gatuza imbere y'izo brende na tirare n'indege n'abafaransa barahongaho baje tukibafata ari operation yose nari Norwa babeshya ko ije kurinda abanyamahanga ariko mu by'ukuri bari kuri front line ngewe nababonye rwose nuko mbyihutisha ariko nzi n'izina ry'abanaga na Kabirigi n'abanaga na Bizimungu n'abanaga na Musonera muri Central Command so buri command yagifiteho n'umufaransa umusirikare w'umufaransa abantu bose barabazi abantu benshi barabazi so ahageze aravuga ati arabireba asanga agomba kugira ibyo ahindura icyambere yahinduye no kuvuga ngo yararabitubwiye n'abatari bakuru cyane ntabwo watsinda intambara ufite inkomere zingana gutya utagira aho zivurira ntabwo wa maintaining morale y'abasirikare bakomereka batya none nambazi ntabwo zakomeza kuzamuka ahubwo ziragabanuka so aratubwira ati mupange withdraw iri order muve mu birindiro ariko mu buryo butarukirukanka gusa so icyo kintu kiratangira ubwo ni twatangira kugera towards the end of October hatangira kuho gahunda yo kugira ngo abantu bave mu birindiro mu Mutara hari open igifaru bicyorohera kunyana ahantu hari open hafunguye atirare peace yoroshye yutera ahantu hafunguye kurusha mu ishyamba n'indege byorohera kurasa ikureba kurusha
itakureba. Ariko noneho na territory aho kugira ngo overstretch ni nko muracyumva no kugerageza kugira ubutaka bunini cyane burenze ubushobozi bwawe bwo kuburinda. So ati igihe cyo kurwana ubutaka ntikiragera. So gahunda bako haba abantu bari retreatinga bakajya mu birunga. Ariko none naba yuko tugomba kutemera hadui kugira ngo wese agende yirunde kuri abantu bagiye mu birunga. Habamo kuvuga ngo bamwe mu bantu bagishoboye ni musigare hano mu mutara, ariko murekera kurwana nk'abarwanira ubutaka ngo mufate nkaho ari ikirombe cya Diamond. So hasigaramo force aho ngaho mu mutara indi ijya mu birunga kugira ngo nashobore kongera kwisuganya. Abantu bajya bavuga ngo hari hakonje cyane ngo imbeho yo mu birunga yari inahari, ariko buryo ushatse kumenya irya mbeho ko ntacyo ari twayo igeranya na rwa rusasu navugaga rwa brand cyangwa rwa tirade, usanga imbeho nta kivuze. So abantu bari retreatinze noneho nihuse by 30 kwezi kwa 10 kujya gushira atubwira ati nakagitumba muhave. Kagitumba turahavuye, inzira bwoba zirahinjiye zikora ubukwe bukomeye cyane, zirishima zira celebratinga. Ariko ubwo hagati aho ngaho akaba yapanze akantu numa nabonye umuntu umwe hano waruka arimo cyangwa umwe mu bari akarimo ko gukubita gatuna kwinzira bwo bazavuga ko ibintu byarangiye. Zarabanje zikorera isanduka irimo umurambo wa Fred quote in quotes, none kandi akagitumba barahari. Wa mugani utekereza nkabo nta kuntu tategeza ko watsinze. Ubwo abo mutara barakomeza bagahanyanyaza bakubita kambushi. Ubwo twagiye muri gira twavuye muri cya kindi cya convention, kuko ubundi urwana mu nzira ebyiri. Uhitamo kurwana conventional nka byanavugaga cyangwa ukarwana mu buryo burani conventional. Uburyo burani conventional butuma urwana iyo bishaka ukarwana naho ushaka ugakomereka buhoro, ugakoresha ibikoresho bike bikaguha umwanya wo kwiyubaka. Niyo rero gahunda yadushizeho. Hataraca kabiri nk'itariki 30 nk'itariki 3 bumva gatonirashwe bayirwaho abantu bashibukiye. Se ko abantu tuzi ko bapfuye bashize bigenze biti gatona barayikubise. Ubwo urumva morali yacu ukuntu izamutse n'inzira bwoba ukuntu imanutse. Mvuze muri rusange kuva aho chairman high commanders yenyine fund peace cyangwa uni his excellency the president habayo time yo kuva ngo dukore reorganization. Ari iyo ngiyo twari turimo, ariko reorganization ntabwo ikora wihishe gusa, unayikora ukomeje kwiyubaka unabuza umwanzi kugira ngo we nawe yira agutera uko ashatse. Ubwo rero gatuna nyine rashwe ni ku itariki 3 barakomeje bakoze operations naho ngaho hose birakomeje. Ubwo niko uko bikora niko morali yacu izamuka. Ntabwo ndi muri specifics cyane kuko ntabwo ari umwanya mwinshi. Operations zakozwe hejuru yaho mukanya ara high briefing ati manuke hari ya Ruhengeri niho bafungiraga abanyapolitike banzwe cyane. Abani naha murabizi, abasirikare batashaka n'abasivili. Ambassador Rudakwana ngira ngo niho yavanye umurava wo kujya mu gisirikare, yarimo bafashe icyo gihe barazana hamwe n'abandi. Ruhengeri barayikubise. Ubwo ni twageze muri 91. So abantu bumva morali irazamuka. Ariko mu kintu nani nsimbutse, hari ibintu binayinsimbutse commander in chief fund peace icyo gihe yagombye gukora, harimo gukomeza kumanaginga relations n'ibindi bihugu. Urumva Uganda hari abantu bajya bigira ngo Uganda yatwohereje, ariko umuntu akwibye imbunda kuriya akanagutoroka kandi akanagusiga no ku rugamba kuko bararwanaga. Sinzi kuntu bakomeza uri inshuti ye.
murakubita abasirikare mu modoka n'ibikoresho by'abaturage byawe ngo agiye kurwana aho wamwohereje akerekeza Kagitumba. So habagamo ikintu cyo managing the relations. Nabuze mvuga ko Abafaransa, Ababiligi, Abanyazayirwa n'abandi bari ku mpande za leta yari hano. Twebwe uwo twakabaye tubana yari uwo twari twibye imbunda n'abasirikare n'ibikoresho. So that to be hagomba kubamo effort yo kugira ngo to building relationship n'icyo gihugu ariko n'ibindi bihugu. So nubwo twari dufite ndaje nyivuge mu kanya ko twari dufite umuryango wacu wa RPF, ariko habayemo imbaraga cyane z'icyo gihe za perezida. Akagomba no kugira ngo yumva abantu habayemo ikintu cyo guhongana, abasirikare bagize wasiwasi kabaye bakubititse, wari umuyobozi wawe yapfuye, ari nawe umuyobozi wa RPF. So no kugira ngo wongere imbaraga mu mikoranire y'abari ku rugamba n'umuryango, nabyo cyari ikintu gisaba ko uri umuntu uri talented. So ukagomba ku managing relations n'ibindi bihugu, ngera imbaraga mu mikoranire y'abari kuri front line n'abasigaye inyuma, ukanapanga izo operations zizagarurira abantu morali yo kugira ngo bakore, abarwayi bavurwe, gukomereka bibe bikeya n'ibindi. Ubwo niho zaje, niho haje cya za Ruhengeri, za Gatuna. Ndabivuga nihuta, haza kuza n'igihe none bongeye kohereza force mu Kagera. Idea was kugira ngo Haduyi nawe ajya ahora aho ngaho, nkawe yagavuga ati Haduyi azajya arwanira aho nshaka njyewe, ninshaka ko ajya mu Kagera azajyayo, ninshaka ko aza Gatuna ze, ninshaka ko aza Ruhengeri ze, gutyo. Noneho ubwo yo ni guerrilla warfare, ifite tactics nyinshi, ndayicamo nihuta. Noneho tumaze kugarura imbaraga, aravuga ati ariko Habyarimana n'abantu bakajya bakunda kutwirataho, burya buri musirikare wa RPA hari amagambo abiri y'Igifaransa y'abagazi, ikintu cyitwa centimetre. Twarinze tukigera i Kigali abantu bari muri centimetre, kuva ku murindi, kuva kuri boda. Ikindi bari bazi ni ikintu cyitwa rowiti, niyo buriya honorable Iyamuremye yavugaga ikintu cya rowiti. So bitangira kuvuga ko nta na santimetre tugira, nta na santimetre bagira, ntaho waba hejuru yo kuba Bagande, yo kugira imirizo, kutagira iki, nta na santimetre. Noneho muri hagati ya July 91 na December aravuga ati rero ubu harageze yuko mufite imbaraga, harageze ko muca Haduyi, muca ku butaka certain places, hano hamwe ahave, mushinga ibirindiro in some places, mukomeze munagire mobile operations, ariko mufate na territory yanyu. Turagenda hariya, ndumva ari za Muvumba hariya, abantu bafata santimetre yabo, ati mucukure indake, turazicukura. Maze Haduyi araza. Haduyi aza, yari afite ibitero yahaye amazina menshi, hari za Rukokoma, hari na ratissage combine, za ratissage combine n'ibindi. Ariko burya iyo ugize Imana Haduyi akagusanga muri defense yawe, bakorohereje akazi. Si kimwe n'uko umuntu yagukubita ambush ngo ashyiraho ambuscade. Umuntu asanze wibereye mu wawe, umaze iminsi urya, ntabwo ukiri wa wundi wa mbere ya October 15th cyangwa October 30th, arakwisukiriye. So bakubiswe umuriro, wawe natangiye mvuga ko bakwitwaga umuriro bagasaba imishyikirano. Ubwo hose hari ibintu byo gusaba imishyikirano, bagasaba imishyikirano, mujya mwibuka, ndabivuga vuba, mujya mwibuka za Nsere, za Badorite, zikaza kuzamo za Arusha. Bya byose umutima waga wahindutse mwiza akanya gatoya kubera umuriro, ariko nyine bamara kurya bagahaga bakabyibagirwa. Noneho haza amabwiriza yuko dushinga ibyo birindiro hariya za Songa, za Gishuro na hehe, Rwanda. Nkuko nabivuze, abantu bacukura indake, bikubiseho, baramurashe. None hageze baranavuga ati
you know what, ubu noneho yego gerera ni nziza murayikora mukayikora neza mugacaginga haduyi mukamuvana ibikoresho mukamumiza niko tubyita mu Giswahili bihagije bigatuma morale yo kurwana igenda ivaho aho muciye abaturage basigayemo babona ko mutari babandi bavugaga bafite imirizo cyangwa se babagande atariko igihe kirageze ko muva muri santimetero nubwo twakomeje kwita santimetero ni mwagure ibyo birindiro ubwo ni muri za January na 1990 ati ni mwagure ibirindiro aduha amabwiriza y'ukuntu tuzaturwana ariko bamwe muri twe cyane cyane abara bashumba bakaba basanzwe babizi hari abantu cyane bajyaga bakirana bagakubitana hasi umuntu akakubita undi mutego bitaga ngo ni rugondi hene arabwira ati nubwo mbohereje kwagura iyi territory n'ubundi simvuze ngo mugende muhura umuntu ku muntu gutya mujye muturuka inyuma muturuka iruhande ni mushaka rimwe rimwe mwesheshe bafite agafosi kamurasa imbere ariko harabaciye inyuma abahungu baje kubyita nabo bari kumwe bashiki babo ngo ni indwana rugondi hene tujya muri rugondi hene haduye racanganyikirwa uzi ko ufite blende ufite atirare ufite indege ariko udashobora kujya muri toilet kavuti ninsohoka nkajyanga muri toilet umugabo aranyica ninjya guteka uriya mukobwa ara sniping umuntu agahera mu ndake kandi afite indege ntabwo indege iri guteruye ngo ujyane Kigali je kuruhuka rugondi hene rugondi hene ibindi rubwo biraguka hari akana za Kabuga za Kabarogota ni long line baragenda haduye abona bimwanya ibindi morali irashira ubwo turi muri za 92 bumva harya ari nko mwabonaga nyine nizarusha bahoze bavuga n'ibiki zitangira ziza nabonye batangiye guhagukugana hariya noneho iyo expansion ya territory ni nayo yaje kuvamo n'ibyabyo nazabyumva barashe marazibuka ngiye kwihutisha ariko noneho haza kuza ka mbegero vuba bimwe honorable yamuremye yasobanuraga mwabyumvise ukuntu nyakwa president yatanze warning yaratubwiye bari muri mission muri peace missions abwana bararusha ko dutanga iyo message ko bagiye kubyihagarikira biravugaga binaniranye yohereza ingabo zirakubita kwere territory twari dufite yikubye nk'insheshatu umunsi baraje bagira hano za Rurindo za Base n'ahandi tekeza ufiye pyo ngiyo umuntu avuga ko nta centimetero gira noneho induru ziravuga imishyano babamo gusaba tura withdrawinga hazigaramo big DMZ ariko yamishyirano imwe bajyaga basinya rusha hari ibyo atasinye ubwo bahise babisinya bahita babisinya arusha irasinywa irimo nuko tugiye kuvanga n'ingabo kera najyaga ngana n'abantu hano Kigali harimo n'abantu who meant well badafite umutima mubi pe nk'uriya Rando Minister Chantal yavugaga nigeze kuganira nawe akambwira atari ko Karenzi kuki musaba ibintu byinshi ngo arusha ngira ngo bashaka kuduha 5% 20% mu gisirikare kuki musaba ibintu byinshi ntese kuki nyakubahwa Minister ubu se wowe ubona turi bangahe bandese hatabatutsi ntabwo RPF ari abatutsi none se reka kuye abatutsi mufite hangana iki hamubwira se nyakubahwa Minister nubwo bavango dufite aga centimeter iyo umuntu avuye hanze akagutwara centimeter iwawe akayigumana hari ubwo nindi watsinze anyway long story short ibyo bivuyeho ubwo haje za mission za gomu aho bavuga zinditsemo intwari barasinye abagiye mu minsi ya mukare mwayibonye bakantana bavuga ko akantu kazaba mu minsi ya vuba ka kantu kabakarabaye indege habyana Imana biraguye yeguye ya mariste bari baradronze yo kwica abantu batangiye kuyashyira mu bikorwa baba sector commanders bahari ba Faransa ba Etienne ba Gire ba nde ba specialist bose buri muntu acanganyikirwa bose ahubwo batangira kwica abantu cyo gihe nari mu mission ya Unami ni yari yavuyemo Goma yayiyoboye abenshi ne bazi na Romeo Dallaire
His Excellency aradutuma ati mubwire mutabara abo bantu cyangwa ndaza mbitabarire. Mu by'ukuri na minwa nta mbaraga rifite zo kwayatabara abantu. Ariko bakanavuga ko badafite iyo mandate, uko bageze bakanagenda hagasigara abirabura. Aba rero that was on the 6th, 7th adutumaho, hanyuma ashiza ingabo ze zose on standby, arazihamagara, arazibriefinga, tugiye kujya mu gihugu hose guhagarika genocide, gutabara abantu. Ibindi ajya no kumurabyibuka bamwe, ajya no ku radio akora arabivuga openly. Icyo gihe yaremye yarumva mu Kinyarwanda bita ngo ni imishora itatu, abacaga muri Eastern Axis abaha ubuyobozi bwabo, Central bazaga Kigali abaha ubuyobozi bwabo, harabaciye mu North of course akomeza ari we uba commandinga, nabo bagiranaga coordination ariko kuri level yabo bahabwa amabwiriza mpaka baraza barabikoze. Uriya mugabo arimo kundeba nabi, bafashe inzira bwo barazirukanye, bafashe leta ariko bakomeza bakombinga. Noneho abari hano kuko niho nshaka kurangiriza, bari hano za nzira bwoba intera hamwe zirahunze, twese benshi twageze Kigali ariko bandi bari mu bindi bice by'u Rwanda. Hari n'abahuraga n'abafaransa bakarwana nabo, hari abahuraga n'intera hamwe, ariho haje kuza za operation turquoise n'iki na za zone turquoise. Abari hano rero baba retreatinze bafashijwe nabo abafaransa baje muri za operation turquoise, barabambukije muri Congo, cyane cyane Eastern Congo, Bukavu na Goma, ari bake bagiye Tanzania, bagera basubiye muri formation z'abasirikare, bari organizinze, ngira ngo bari bakifitemo akantu, nibwo batangira ku infiltratinga bakica abantu, batangiza insurgency. Ari nayo yaje kuvamo ko commander in chief n'ubundi afata icyemezo cyo kugira ngo tujye muri Congo hahandi bari. Number 1 tuvane abaturage bari bafashe bugwati, tubazane. Number 2 utabishaka agende yajya. Urebye inkuru yanjye ari ndende cyane ariko ntabihereye kubera impamvu muzi. Nkaba ariko nshaka kubabwira nyakubahwa First Lady ko aho twaga turi ku rugamba hari n'abategarugori bari part of the struggle. Abangira ngo nubwo twatwaye umwanya nako twahawe umwanya mutoya, nsabe honorable Oda adiri cyabivuga. Murakoze. Murakoze nyakubahwa First Lady. Lakoze afande, mwarakoze kuba mwarahesheje ishema ababyeyi mukatahana intsinzi. Mwarakoze cyane. Nyakubahwa First Lady, abagore n'abakobwa muri uru rugendo rwose afande yaravuze babigizemo uruhare rukomeye. Reka nibutse yuko abagore bagize uruhare muri politiki ariko bagira n'uruhare mu ngabo. Ibyo ngibyo ntabwo abantu bakunda kubibaza bati se nibyo. Ngira ngo afande Chantal aho yagiye yarabasanze. Nagira ngo mvuge yuko ikintu cya mbere yuko wenda niyo gahunda yo kubohora igihugu itangira, hari ikintu gikomeye cyane umugore yagize mu ruhare, kuko ibintu byose bigira ikibyubaka. Ikintu cyari gikomeye n'uburere. Ababyeyi bagize uruhare rukomeye nyuma y'ibibazo byabaye mu gihugu, abagiye mu buhunzi ndetse n'abasigaye mu gihugu bari bafite intumbero nziza, bareza abana neza. Uko kurera abana neza, babigisha umuco, babigisha amateka, ndetse turibuka yuko kubera ko benshi bari baravuye no mu Rwanda, abari bakuru bari bazi ibibazo byatewe n'amacakubiri. Birinze rero kuba bagarura icyo kibazo mu bana barera. Ndanemeza neza yuko uyu munsi tutari kubona ingabo nk'izi ngizi iyo nabo barera nabi mu rwego rw'amacakubiri. Icyo cyari ikintu rero gikomeye cyane mu bihe bikomeye, mu bihe bikomeye by'ubuhunzi, mu bihe bikomeye by'ubukene, mu bihe bikomeye by'inzara, by'umutekano muke. Ngira ngo abakuru bari hano barabizi
ibihugu twari turimo ndetse n'abari mu gihugu yuko bitari byoroshye. Uwo mubyeyi ntabwo yari yorohewe, abana bahura n'imico itandukanye, ariko ikintu kijyanye na kirazira, ikintu kijyanye no gukunda igihugu biba umusingi ukomeye. Dushimira cyane abagore kuko bateguye neza kugira ngo igihe nikigera cyo gutaha, igihe nikigera cyo kubohora igihugu, tuzabe dufite abantu bazima bashobora gufata inshingano bakabasha gucyura abanyarwanda, tukabasha gusubira mu gihugu cyacu. Nyakubahwa First Lady, kindi gikomeye cyane, twibuke ko abo babyeyi nta handi bari gukura bajya ku rugamba, bari babana babo. Ntabwo babakuraga muri babandi twabonye muri Congo ejo bundi bava mu bindi bihugu, bari babana babyaye, bari babagabo babo, bari muri b'abanyarwanda. Rwari urugamba rw'abanyarwanda. Wa mugore yagombaga kurenga amarangamutima, akarenga kumva ko wa mwana, ndabivuga muribuka, murabizi mu nda uko biba bimeze iyo umwana agize ibibazo. Ariko na wa mugabo wagiye ku rugamba, benshi bari bato, hari abari bakiri abageni, hari abari bafite abana batoya cyane. Muri bya bibazo navuze by'ubuhunzi, umugabo arahagurutse aragiye, umwana uramutanze, harya usigaye. Ariko muri kwa gukunda igihugu, muri za nyigisho za RPF zari zarabanjirije, zamwubatsemo imbaraga zo kuvuga ngo nawe aho ari ku rugamba ntabwo ari bwikunde, arareba rusange abanyarwanda, arareba kugira ngo igihugu kizabashe kubohorwa. Turabashimiye rero ababyeyi bahekeye u Rwanda intwari. Nyakubahwa First Lady, munyemerere dushimira abagore basigaranye imiryango, basigaranye abana, basigaranye imiryango minini, uretse na wa wundi we wari urimo abana bato cyangwa abo bari baturanye. Ariko ntabwo batesheje agaciro abagabo bagiye ku rugamba, bitwaye neza, bafata inshingano. Mu busanzwe yo kuyobora urugo ari inshingano y'abagabo. Ibi byose byaje bimwituraho, ntabwo yagize umwanya wo kubyitegura. Ariko kubera ko politike ya RPF yari politike isobanutse, yari politike ifite ingamba, ifite impamvu, byari byoroshye rero hamwe n'izo nzitane kugira ngo umugore nawe avuga ati nanjye ngomba kugira uruhare rwanjye. Nyakubahwa First Lady, turabashimira kuba mwarasigaye mukahasigara gitwari. Abagiye bakabasha gukora ibyo bagombaga gukora batuje, nubwo bitari byoroshye. Umugore nanone, nyakubahwa afande yabivuze, urugamba nta bikoresho bwari rufite, nta mafaranga menshi, nta gihugu cyari gihari. Ariko wa mugore nanone yakoze uruhare runini rwo gushaka izo nkunga, rwo kugira ngo babashe kubona bikeya. Na nyogokuru, sinzi abato bari hano bashobora kuba batazi umweko, cya giceri yahambiraga ku mweko ni nk'uyu nguyu, yaragihamburaga akagishyira mu musanzu. Hari benshi nabonye hano twabanye, bitewe n'ahantu abantu bari bashakaga uburyo bwabo burimo kuba ari umugore ukomeye ubika ibanga, akamenya ariko n'ukuntu akora ku buryo abana bari ku rugamba baticwa n'inzara. Byarakozwe hirya no hino, ntabwo nabisubiramo kubera umwanya. Abatetse amandazi, abatetse ibitumbuwa n'ibindi barabitanga. Nihuse yabivuze afande, abana bacu b'abakobwa bafatanyije n'abasaza babo bafata imbunda, bambara mukotanye, barakotana. Navuga ko muri icyo gihe, muri za ndangagaciro umukobwa agira n'umugore, hari ikibazo gikomeye cy'inkomere. Bafande barabizi, n'abandi bakada bari ku rugamba, hari ibyo bita amavuriro cyangwa se ibitaro byo mu ishyamba, Sikebe. Ibyo bitaro muri za ndangagaciro Imana yaduhaye bongeragaho akabo, abasirikare bakagira morale, bakabavura babaye ari inkomere,
ariko hakaba hariho niyo morali bahabwa n'abo bakobwa n'abagore bari ku rugamba. Turagira ngo tubashimire cyane. Abo bagore bakoze byinshi, bagiye no mu bikorwa bidasanzwe mu rwego rwa diplomasi, mu rwego rw'abanyamakuru, mu rwego urwo ari rwo rwose, kereka icyo batasabwaga kugira ngo nabe bagitangaho umusanzu. Nagira ngo nihute mvuge ko byari byinshi ntitwabivuga none aha ngo birangire, ariko reka mvuge gatoya mu gihe cy'abacengezi. Iki ndagivuga nk'umuntu nanjye wagize amahirwe yo gukorana n'abagore. Icyo gihe nari mu nama y'igihugu y'abagore. Abagore benshi ubu ngubu turaziranye kuri icyo kintu. Dufite abagore bagiye kugarura abagabo babo, twaraganiriye, ariko si jye wabanzaga, bafande babaga babikoze n'abandi banyobora, ariko abo nabaga ndi kumwe nabo tuganira, bakambwira bati twarasobanukiwe, nanjye nzagenda cyangwa navuyeyo, n'amazina ndayazi. Bagaruye abagabo babo, bagarura abana babo, bagarutse mu gihugu. Bamwe bamaze kumva neza politike y'u Rwanda yo kuba umunyarwanda, bafatanyije n'ingabo zacu, icyo kibazo cy'umutekano muke kirarangira. Nagira ngo wenda mpinira ahangaha kubera umwanya mukeya, nitubona undi mwanya tuzakomeza tubiganire, ariko nsoza mu nyemerere dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika waduhaye izi mbaraga, waduhaye kugira ijambo nk'abagore, kuko no nyuma yaho abagore bakomeje gufatanya n'abandi kugira ngo twubake igihugu cyacu. Dushimire cyane nyakubahwa First Lady, umurongo muduha, ubutwari, ntituzaba ibigwari kuko bafande bakoze ibikomeye, bahahagarara kigabo. Murakoze.